Mu masaha make ashize umuhanzikazi w'icyamamare muri Tanzania hano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba witwa Zuchu atunguye abakunzi b'umuziki nyuma yo gutangaza ko we n'uwitwa Diamond Platnumz batakiri kumwe ndetse ko batangiye inzira zo gusoza burundu umubano wabo mu buryo bwemewe n'amategeko, ubwo ndavuga gatanya. Aya makuru arimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bikomeye muri Afurika yose, aho benshi bibajije niba urukundo rwabo rwaba rugeze ku iherezo nk'izindi nkuru zose Diamond Platnumz yagiye anyuramo mu bihe bitandukanye. Gusa mu by'ukuri Diamond Platnumz umwe mu bahanzi bakomeye Afurika yigeze igira, kandi uyu yubatse izina rikomeye mu muziki, ariko iyo bigeze mu rukundo amateka ye agaragaza ko hafi ya buri rukundo rwe rwagiye rusozwa n'amarira, impaka cyangwa guterana amagambo. Uyu munsi mureke turebere hamwe abagore 8 b'ibyamamare Diamond Platnumz yakundanye nabo gusa bikaza kurangirira mu marira. Reka ngo ikaza no kuri NBE TV Rwanda, inkuru zacu kuri kwawe. Nge nitwa Sana nk'ibisanzwe, wibuke gukora subscribe niba utarigeze ubikora. Uhaye ikaze. Twihuse cyane, inkuru yacu itangirira kuri Upendo Moshi, umukinnyi wa filime wari ukunzwe cyane mu gihugu cya Tanzania, niwe dusanga ku mwanya wa mbere w'abagore Diamond yakundanye nabo. Muri icyo gihe witwa Diamond yari atangiye kuzamuka mu muziki ataraba icyamamare nk'uko tumuzi uyu munsi. Upendo Moshi yamubaye hafi cyane, amutera imbaraga ndetse amufasha gukomeza kwizera impano ye. Urukundo rwabo ntirwamaze igihe kirekire, nyuma y'amezi 5 gusa baratandukanye. Nyuma y'igihe Upendo yigeze gutangaza ko urwo rukundo ari rwo rwamusize ibikomere byinshi kurusha izindi nkuru zose yigeze kunyuramo. Mbese urukundo rwa Diamond n'uyu mugore nirwo rukundo uyu mugore yari abonye rwari rukomeye gusumba izindi zose yanyuzemo. Nyuma yaho rero bakimara gutandukana, ku mwanya wa 2 nyuma ya Upendo, Diamond yinjiye mu rukundo rushya n'umukobwa witwa Wema Sepetu, uyu wabaye na Miss wa Tanzania ndetse akaba umwe mu bagore beza bavuzwe cyane muri icyo gihugu. Uru rukundo rwabo rwamaze imyaka igera kuri 4 hagati ya 2010 ndetse n'umwaka 2014. Bari umwe mu bashakanye bakurikirwaga cyane muri East Africa, ariko uko urukundo Diamond yagendaga abicyamamare ni nako ibibazo byiyongeraga mu rukundo rwabo. Uyu batandukanye inshuro nyinshi bakongera gusubirana kugeza igihe urukundo rwabo rwasenyutse burundu. Nyuma yo gutandukana, Wema yavuze ko Diamond ari we muntu wamubabaje kurusha abandi bose yaba yarigeze akunda. Mu gihe abantu batari bagitekereza ko Diamond agikundana na Wema, haje kuvugwa amakuru yuko yari amaze kwinjira mu rukundo n'uwitwa Jokate Kidoti. Ikibazo cyabaye kinini kurushaho nuko uyu Jokate yari inshuti magara n'uwitwa Wema Sepetu. Iyi nkuru yahise isenya ubucuti bw'aba bakobwa bombi ndetse izana n'ihangana rikomeye cyane. Gusa nubwo urukundo rwa Jokate na Diamond rutamaze igihe kinini, rwabaye intandaro y'imwe mu nkuru zavuzwe cyane muri Tanzania ku rukundo rwa Diamond. Uyu munsi Jokate yinjiye muri politiki, akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu cya Tanzania. Gusa uwitwa Diamond Platnumz ntabwo yaje guhagararira aho ngaho ngo yicare yitekerezeho arebe nimba mu bo bakundanye hari uwo basubirana cyangwa se abashe kuba yatuza nyine. Ahubwo yaje gukundana n'uwitwa Penny Mungliwa. Uyu yari umunyamakuru wa televiziyo muri Tanzania. Uyu nawe bivugwa ko yari azi neza Wema Sepetu, banaziranye. Urukundo rwabo ntirwatinze kuko Diamond yongeye gusubira kwa Wema Sepetu. Icyo gihe abantu benshi batangiye kuvuga ko Diamond akunda guhindura abakunzi nk'uko umuntu ahindura imyenda. Ibyo ngibyo byose bakibanda cyane kuba babona ko akundana n'abakobwa basanzwe ari n'inshuti. Bakibaza bati se Diamond adetinga abakobwa banaziranye banabana bya hafi? Gusa urukundo rwakurikiye cyane kurusha izindi rwabaye urwa Zari Hassan uzwi nka The Boss Lady. Diamond na Zari babanye imyaka itari mike ndetse banabyarana abana 2, harimo uwitwa Princess Tifata Ngote ndetse na Prince Nilan. Abantu benshi batekerezaga ko ari we mugore Diamond azashakana nawe, ariko byose byaje guhinduka nyuma y'uko amakuru y'uko Diamond acana inyuma Zari akomeje kwiyongera. Zari yafashe icyemezo cyo gutandukana nawe mu mwaka wa 2018. Nyuma yaho yakomeje kuvuga ko ikibazo gikomeye cyatumye batandukana ari ukutizerana, ubuhemu, cyane cyane gushurashura k'umuhanzi Diamond Platnumz. Mu gihe Diamond Platnumz yari akibana na Zari, yatangiye kuvugwa mu rukundo rw'ibanga na Hamisi Mobeto.
abenshi babanje kubyita ibihuha, ariko ibintu byaje gufata indi ntera ubwo Hamisi yibarukaga umwana wa Diamond. Diamond yabanje guhakana ko uwo mwana atari uwe, nyuma aza kubyemera. Ibi byabaye imwe mu mpamvu zikomeye zatumye Zari ahitamo kuva burundu mu rukundo rwabo. Hamisi Mobeto ndetse na Diamond Platnumz nabo ntibakomeje kubana kuko bahise batandukana. Umwanya rero wa karindwi nyuma ya Zari ndetse na Mobeto, Diamond yerekeje mu gihugu cya Kenya, aho yakundanye n'umunyamakuru ndetse n'umuhanzikazi Tanasha Donna. Urukundo rwabo rwatangiye neza cyane ndetse banasohorana indirimbo yitwa Wanawona. Baje no kubyarana umuhungu witwa Naseb Junior, ufite izina rimwe mu mazina ya Diamond na Seb. Ariko nyuma y'igihe gito amakuru yo kutumvikana yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga, aho mu mwaka wa 2020 batangaje ko batagikundana habe na gato. Tanasha yavuze ko ari ibintu byinshi bitagenze neza mu mubano wabo wa Diamond bituma bahitamo gutandukana. Gusa abagore benshi batandukanye na Diamond bakundaga kugaragaza ubushurashuzi bw'uyu mugabo. Uyu munsi rero turahasanga ku mwanya wa 8 cyangwa se inkuru irimo kuvugwa muri aka kanya n'uwitwa Zuchu, umwe mu bahanzikazi bakomeye muri Tanzania ndetse wasinyiye inzu ya Wasabi cyangwa se ya WSB ya Diamond Platnumz. Mu myaka 6 ishize aba bombi babaye umwe mu bashakanye bavuzwe cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Hari igihe bavugaga ko batandukanye nyuma bakongera bakabana. Hari n'amakuru yavugaga ko bakoze ubukwe mu ibanga. Ariko ku itariki 12 Nyakanga 2026 uwitwa Zuchu yatunguye benshi atangaza ko we na Diamond Platnumz batandukanye kandi batangiye inzira za gatanya. Mu butumwa bwe yavuze ko agiye gufata umwanzuro wo kwiyitaho no gukomeza ubuzima bwe, yifuriza Diamond amahirwe masa. Kugeza ubu Diamond Platnumz ntaragira icyo atangaza kuri ayo makuru, niba kuko urugendo rwo gutandukana na Zuchu nk'uko Zuchu yabitangaje rugiye gukurikiraho ruzaba rusoje indi nkuru ikomeye y'urukundo rwa Diamond Platnumz, ndetse rukiyongera ku zindi nkuru nyinshi zagiye zirangirira mu marira n'uyu mugabo. Iyo urebye amateka ya Diamond Platnumz usanga hafi ya buri rukundo rwe rwagiye rushiga cyangwa se rusiga inkuru ndende mpaka ndetse n'amarira. Ese wowe ubona ikibazo cyari kuri Diamond cyangwa hari impamvu zatumaga izi nkuru zose zirangira nabi? Twandikira igitekerezo cyawe muri comment. Niba wishimiye inkuru kanda like, subscribe kuri NBE TV Rwanda kandi uyisangize inshuti zawe. Murakoze kudukurikira kuri NBE TV Rwanda. Inkuru zacu kuri kwawe nge nitwa Sana nk'ibisanzwe. Ciao ciao, hasta la vista.